ahagana saa 6:35 z'amanywa kuwa gatandatu ku itariki 28 Ugushyingo mu 1981 nibwo umubyeyi Bikira Mariya yahamagaye uwari umwana w'umukobwa wigaga mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa rya Kibeho riherereye ku musozi wa Nyarushishi mu karere ka Nyaruguru. Bikira Mariya waje mu ishusho yera ntabwo yigeze ahamagara mu izina uwo mwana wari mu kigero cy'imyaka 16. Yari umunyeshuri mu mwaka wa mbere. Nibwo yari akigera kuri iryo shuri kuko yari yaraje gutangira amasomo ye mu mashuri yisumbuye atinze. Abanyeshuri bari ku meza bari kurya ibya saa sita. Uwo mubyeyi Bikira Mariya yahamagaye umwana witwa Rufonsina mu mureke, amubwira ati mwana wanjye. Undi aramusubiza aturinde, aramusubiza ati ndi nyina wa Jambo. Ibyabaye kuri mu mureke abantu barimo abo biganaga ntabwo babyemeye, yewe n'abandi bantu, dore ko bamwe bavugaga ko ari iby'iwabo byamufashe, cyane ko yavukaga i Kibungo aho bari bazwiho kugendera ku gataro. Mu mureke yarongeye arabonekerwa, buracyarongera arabonekerwa, kugeza ubwo abana biganaga bamuhinduye nayo, kugeza ubwo abwira Bikira Mariya ati wabonekeye undi. Aza kubonekera Mukamazima Kanatari, icyo gihe hari ku itariki 12 Mutarama mu 1982. Kuri Mukamazimpaka abantu bashatse kubyemera kubera ko bari bazi ko ari umuntu ukunda gusenga, yewe utaranasaragurikaga. Gusa hari abanze kubyemera bavuga ko n'abasanzwe basenga bagezwemo. Ku itariki 2 Werurwe mu 1982 Bikira Mariya yabonekeye Marie Clara Mukangango. Amabonekerwa yarakomeje, ava aho abanyeshuri bariraga yimukira aho bararaga. Ku itariki 31 Gicurasi muri 82 nanone nibwo amabonekerwa yasohotse ajya hanze, ndetse ku itariki 15 Kanama muri uwo mwaka amabonekerwa yimukira kuri podiyumu ahari hateraniye abantu benshi. Ni itariki yari isanzwe yizihirizwaho umunsi mukuru w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ariko kuva icyo gihe abakristo batangiye kuyibonamo kurushaho. Abana Bikira Mariya yabonekeye yabahaye ubutumwa bukomeye ku isi, kuko nka Mukamazimpaka yaramubwiye ati nimusenge cyane kuko isi ari mbi, mukunde ibyo mu ijuru kuko iby'isi bishira vuba, mwitonde kandi murangwe n'urukundo, mwitanga ndetse mwiyoroshya kandi mugarukira Imana. Ayo magambo yamuteye ubwoba, ariko yayafashe nk'ubutumwa bukomeye bwanahise bumuhindura. Abari bamuzi mbere batangazwa cyane n'ibyamubayeho. Mukangango we yagiye ahabwa ubutumwa bwo kwamamaza ishapure y'ububabare. Yanamuhishuriye byinshi birimo ko isi igenda imera nabi cyane kandi ko u Rwanda rugeze ahakomeye. Amubwira ko abantu bakwiriye guhinduka no gusenga cyane. Reka rero turebe uko amabonekerwa y'Ikibeho yaje kwemezwa. Muri Werurwe mu 1982 hashyizweho komisiyo yari igizwe n'abahanga yakoze igenzura kugeza ubwo hafashwe icyemezo cyemeza burundu iby'amabonekerwa ya Bikira Mariya. Muri Gicurasi uwo mwaka hashyizweho abahanga mu bya teolojiya, nabo bakora ubugenzuzi kugeza ku itariki 29 Kamena 2001 ubwo hatangizwaga icyemezo gikemura burundu ibirebana n'amabonekerwa ya Kibeho. Habanje gukorwa ubucukumbuzi bushyikirizwa abepiskopi bo mu Rwanda, bwoherezwa i Roma, abariho hafatirwa umwanzuro wa nyuma. Noneho umwepiskopi wa diyoseze ya Gikongoro atangaza amabonekerwa ya Kibeho. Guhera icyo gihe
abantu baturutse hirya no hino ku isi batangiye kujya baza gusura aha hantu. Nyuma haza no kwitwa k'ubutaka butagatifu. Muri iyo myaka y'ibihumbi 2000, Harerimana Francis yari umufuratiri mu iseminari nkuru ya Nyakibanda. Atanga ubuhamya bw'uko i Kibeho hamufashije gukomera ku muhamagaro. Ati twahururaga mbere tubona ari ibintu wagira uti reka tujye kureba ikijyanye abandi by'amatsiko. Ariko uko igihe cyagiye gihita niko njyewe ubwanjye nasanze byaramviriyemo urumuri n'inzira yo gukomeza umuhamagaro wanjye. Yakomeje ati Bikira Mariya yabonekeye bariya bana batatu. Yabonekeye bariya bana ari twebwe ashaka gusozaho ubutumwa bwe yabadutumagaho. Mu kiganiro cye, Padiri Harerimana waje kuba umupadiri ndetse akaza no kuyobora ingoro ya Bikira Mariya i Kibeho, yagarutse ku mpinduka zikomeye zagaragaye kuri buriya butaka butagatifu ndetse n'icyerekezo Kiliziya Gatolika ihafitiye. Ati Kibeho y'uyu munsi ni Kibeho yakuze. Abantu bagenda aha kuva na kera bari benshi, ariko by'umwihariko ubu bafite inyota. Kandi urabona ko ari ahantu umubyeyi Bikira Mariya yaririye. Ijuru riramanuka rikora hasi. Uko bwije n'uko bukeye rero abantu bagenda bamenya agaciro kaho. Ku muntu uheruka i Kibeho mu myaka mike ishize, ubwo wavaga i Huye ukagera i Nyaruguru ivumbi ryakugeze ku mutwe cyangwa ibyondo bikakuheza mu nzira, ahageze uyu munsi yakumirwa. Kuri ubu hari imihanda ya kaburimbo, by'umwihariko kuva i Huye kugera mu marembo y'ingoro ya Bikira Mariya. Uba ugenda mu muhanda w'umukara. Inyubako zigezweho, amavuriro, imidugudu y'icyitegererezo n'ibindi bigaragaza impinduka nziza. Padiri Harerimana yavuze ko byose ari ibyo gushimira ubuyobozi bwiza bwatekereje ku guteza imbere kariya gace gafitiye runini ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana. Ati hari impinduka zikomeye ku miturire, imigendere, dore ko dufite n'umuhanda wa kaburimbo. Kera twarazaga ugasanga umaze isaha yose mu nzira cyangwa se imodoka ikanasaya ikaguma aho ngaho ntunahagere. Ubu urahagera byoroshye. Kera hari mu bihuru. Ubu iyo shapeli iri ahantu hagaragara bifatika. Hari amajyambere yahageze kubera abagenda hano i Kibeho, imiyoboro y'amazi, amashanyarazi. Ikindi niyo urebye imiturire, abantu benshi baza muri iriya minsi 2, Asomusiyo n'umunsi w'amabonekerwa ya Kibeho. Ubuyobozi bw'ingoro ya Bikira Mariya ya Kibeho na Diyosezi ya Gikongoro muri rusange butangaza ko Kibeho ikeneye kwagurwa, ikubakwa ku butaka bunini kuko ari ahantu hazahoraho kuzageza igihe cyose isi izaba ikiriho. Ntabwo wavuga ngo ndi Kibeho y'uyu munsi ngo izamara ikinyejana kimwe ibirangiye. Igihe isi ari isi, Kibeho ni Kibeho. Igihe Kiliziya ari Kiliziya kandi yubatse ku rutare, Kibeho ni Kibeho. Urabona ko aha hantu twananiwe kuhakwirwa, ariko tubonye aho Kibeho yisanzurira byadufasha kubika aya mateka by'umwihariko ku isi yose. Uwo ni Padiri Harerimana wabivugaga, agaragaza ko hari nk'ibice by'umwihariko bikwiye kubakwa neza, birimo aho Mukamazimaka yakoreye igisibo cy'iminsi 14 atarya atanywa, aho bariya bakobwa bose babonekewe bararaga, aho bamaze amezi 6 Bikira Mariya abasuriramo. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bwo butangaza ko burimo gukora igishushanyo mbonera cy'umujyi, ari nacyo kizasiga kigaragaje uko Kibeho ikwiye kuba imeze ubu no mu gihe kizaza.
Ku itariki 15 Kanama buri mwaka, abakristu gatolika n'abandi babarizwa mu yandi madini baturuka hirya no hino ku isi bagahurira i Kibeho mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru w'iryanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Ni mu gihe tariki 18 Ugushyingo buri mwaka hizihizwa umunsi mukuru w'amabonekerwa y'i Kibeho. Ibi birori byose bibera i Kibeho ahari ubutaka butagatifu. Usanga hakoraniye abantu benshi cyane ku buryo nibura hashira nk'icyumweru cyose abaturage baho barahanze imirimo irimo abacuruza ibikoresho byifashishwa mu gusenga nk'amashapure, imisaraba n'ibindi. Hari kandi abacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa baba bafite amaduka bicuruza, ndetse n'abaturuka hirya no hino baje kubicururiza i Kibeho muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Abandi babyungukiramo ni abafite amacumbi akodeshwa, dore ko ari benshi, ndetse kuri ubu harimo kuzamurwa amahoteli agamije gufasha abo bashyitsi kuzajya babona aho barara. Kanda subscribe tujye tubana mu nkuru zitandukanye nk'izi ngizi ndetse n'izindi zibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi.